real slow, I wanna know. Shira umutima mu gitereko, come on. Ntukihebe mari ndi available, come on. I wanna love you cyane, aya, come on. Ndashaka mbivuge mbishire radio, come on. Shira umutima mu gitereko, come on. Ntukihebe mari ndi available, come on. I wanna love you cyane, aya, come on. Ndashaka mbivuge mbishire radio, come on. Mbanze nakire uyu muvandimwe nubwo nsumba ariko nta kundi nta yandi mahitamo mfite, reka mpaguruke kugira ngo bitagaragara. Bamwita Mike Kayihura, one of the best. I'm enjoying your EP, bro. Welcome home, man. Bro, iyo duhagararanye ngiramo akantu kaga complex scroll. What's up, bro? You good? Karibu sana. Yeah. All right. Yes, sir. Umeze neza? First of all, wambaye ibara nkunda, wambaye icyatsi. Yes. Bivuze ngo nubwo wenda udafana Kiyovu nta kibazo ariko it's good. Umeze neza? Umeze neza, bro. Right? Umeze neza kabisa. I'm good. I'm very proud. Yes. Ejo turi muri production n'abajama dukorana. Ndangije mbona indirimbo yawe come on. Ndangije ndababwira ngo reba Mike Kayihura twari twarabuze in 3 weeks yes, up to 1M irenga. Ariko ndangije narababwira ati ariko birenzaho afite na EP. Ndavuga umuntu wari waramufungiye ahantu, Imana ishimwe ko rya cupa twari mukuyemo tumukuramo turamuzana. Imana ishimwe ko ari hano. Welcome back home. Umeze gute man? Ndagira ngo utsobanurire 2026 kuri wowe. N'umwaka ubona gute? N'umwaka wishimiye gute? N'umwaka progress zimeze gute man? Man, urumva giduherukana hano twari turi kumwe na Kivumbi. Turi kuvugana installation, collaboration, you know, so urumva 2025 yarangiye gutyo, nayo twinjiranye 2026, so energy is up, you know, collaboration irahari, so ibyiza biri imbere for sure. All right. Yes, sir. Nice. Nandi kumwe na team yanjye irangije arambwira ngo utuntu twa Mike Kayihura n'utuntu twiza tworoshye, ntago turi mu kavuyo ati turamwemera byatari. Ntabwo ari bo bonyine, hari nabandi bashobora kuba bavuga gutyo. Kuri wowe ubifata gute iyo umuntu avuze ngo craft yawe turayikunda, craft yawe imeze neza, iyo fan base, abo bantu bakunda ibyo ukora? Ubushize twari twarashwanye n'ibyo ati watwimye ibintu kandi ufite ibintu byinshi, audience yanjye warayihemukiye, you know, bahora bakunyishyuza, ariko let me thank God, alhamdulillah you back kandi umeze neza. Iyo abantu bavuze ngo ibintu ukora turabikunda, ibintu ukora ni byiza, usigara na challenges zimeze gute man? Of course challenge ya mbere ni making sure ko ukora ibyiza, you know, you keep up with what's happening, tukasunika ariko nkuko nabivuze uko ngenda njya handi tuvuge tutagenda kure cyane, abaturanyi Nairobi or Kampala, hari energy bafite collaboration kandi turimo turayikora, turayishyira hamwe hano, so numva kuri njyewe bima iyo challenge yo kuvuga ni option yonyine hari ya danger kugira ngo tuzamuge no gukorana, you know, so just to be my uplift. If anything, yeah. Okay. Cheers kuri EP yawe. Thank you so much. Ndazahita nkubaza n'ikibazo kuri EP yawe. Intwaza. Yes sir. Bro wantungwe. Nje nari nzi ko EP ya Mike Kayihura ari EP igomba kumpa izina ry'icyongereza, ariko ahita nsoma mind yanjye arambwira ati uri wrong. Arangije anzanira izina ryanjye nk'umunyarwanda, Intwaza. Yes sir. Of course ni team, ntabwo ari we wenyine, ni team management muri kumwe, friends abakugira inama aho ngaho. Ni gute mwahisemo iryo zina nyine kuba twaryita EP? Urumva byonyine no kugira ngo duhitemo izi ndirimbo, hari inyimbo nyinshi twakoze nyinshi, ariko twaricaye turavuga tuti reka duhitemo inziza, you know, duhitemo inziza ko dusogongeza abantu ibyo dushaka kuba ama project menshi turi gukoraho, album, so turavuga tuti tuyitiriye izina, so twahisemo Intwaza. Ubundi ni nk'umuvugo papa mukuru wanjye yamaye, Intwaza abafuzi mu gitondo, so nahisemo gufata Intwaza abafuzi mu gitondo, so nahisemo gufata abafuzi. Exactly, yeah. So nahise gufata Intwaza ngira middle name yanjye, so Intwaza ni izina ryanjye, so navuze ni let me just call it Intwaza. Ariko mu by'ukuri no projet ikintu representing ani mu cyongereza bavuga breath of fresh air, you know, so twahisemo indirimbo zifite some message, izindi zifite vibe, izindi so ni good energy, ni generation to generation, buri wese ari isanga. Exactly kandi n'izina Intwaza ubwabyo ni gufashanya gutwaza, you know, so
mfasha ntwaza reka tugutwaze reka dutwaze ngutwaze nanjye ntwaze let's go you know nice director Emma aramfasha muri screen aze kumpereza flyer yawe cyangwa se cover ya EP hariho indirimbo zitandukanye hariho indirimbo ndetse wakoranye n'abandi bahanzi by the way nakunze iyi cover nyine nyereka Mike wari wikanyereka Mike n'uyu nguyu nyine ariko twarangiza tukageraho n'indi foto yenda iri buze gukurikiraho nyuma y'iyi ngiyi iriho abahanzi mwakoranye hariho nobody mfiteho come on nkuko abantu babibona kuri screen wenda yanjye mfiteho inkuba uri kumwe na Treasy 96 ufiteho You and Me uri kumwe na Bukuru ndetse na True Story tukagiraho na Block D ni indirimbo kuri wowe zivuze iki zisobanuye iki ni indirimbo of course ziri navuga ngo nziza mwahisemo nkuko abantu badukurikiye wenda bari no kuyireba kuri screen navuga ko bifite icyo bisobanuye kuri EP bifite n'uburyo wenda mwabihisemo nka management mukavuga ati Treasy 96 ndamubona ahangaha Bukuru ndamubona ariko nizigize reka tuzishyireho izo tuzishyira murumva izo zindi mereye kuri zira zindi zitari za featured mu by'ukuri n'indirimbo zihari inyinshi twazikoze hashize nk'amezi make tuzikoze izindi zimaze zihari nkuko navuze hari izindi nyinshi zihari ariko twazihisemo tuvuga tuti izi nizo zifite resonance naho ndi ngiye nk'umuhanzi naho nshaka kugera mu by'ukuri nta na structure ya danger ari hari uvuga uti tujye gutanga projet imeze gutya ariko indirimbo ndumva kuri njye nk'indirimbo nka Nobody n'indirimbo kuri njye ifite message iri uplifting cyane cyane mu gihugu Nobody you know abaza kuyumva baraza gusobanukirwa Nobody we don't need nobody we have each other to have me have you together we're good True Story n'indirimbo nayo ifite groove n'indirimbo nziza ishimishije you know ariko najya kuri features Treasy n'umuntu mfana cyane n'umuntu uri talented you know n'umuntu n'umuntu ufite story so inkuba nayo n'indirimbo ubwayo inkuba n'indirimbo ifite story kabisa inkuba mu ndirimbo inkuba mba ndi gusobanura ukuntu naje nigira nkaho mbizi ariko nakubiswe n'inkuba ariko ni hahandi nageze aho nshaka you know so niko mba mvuga muri chorus so ariko iyo nkuba ntiyakwishe bro exactly you know what I'm saying ari igihe gukubitika kwica you know so muri iyo ndirimbo kandi kuba mfite na Treasy nawe muri iyo ndirimbo numva ari ibintu bishimishije kandi ndumva neza ko ari n'indirimbo abahanzi benshi ba relating aho izo challenges tuba tuzikeneye kugira ngo tugere aho dushaka kugera najya ku ndirimbo na Bukuru na n'umuntu so talented nkunda cyane uburyo aririmba na personally n'umuntu mwiza cyane so indirimbo You and Me nayo n'indirimbo twakoze just having fun muri studio twumva ko Bukuru ari we muntu wajyaho ndetse ajyaho abikora neza cyane n'indirimbo numva abaza kwumva naho kuri njye ni nkaho ari muri favorites zanjye ariko nkuko nabivuze collaboration man tutibagiwe na Muriro of course because the production you know wazikoze zose production akenshi iyo nkurikiye EP z'abantu sanga ari indirimbo 3 cyangwa ariko nareba kuri flyer nk'iyi ngiyi hariho inga imwe ebyiri 3 enye 5 hafi zirindwi yes kwecyo tutayigize album bro yo kuko n'ubundi ufite nyinshi yo n'ubwo nyine kwa kundi bicara ukavuga uti reka duhitemo izi ngizi dutangire gake you know album niyo project kabisa ihari ubu ngubu uretse n'abahanzi bacu b'abanyarwanda hari n'abandi turi gukorana muri Kenya abandi muri Uganda so ni ibintu biri exciting ariko gake mbona ari byo byiza alright nice so mbere yuko ndeba indirimbo yawe come on ya indi natangiye uvuga ngo 3M so far kuri YouTube channel yawe kandi streamed cyane no ku bantu bakoresha ama Spotify cyangwa se n'izindi platform n'indirimbo abantu bakunze hari buri iyo ndi hano hari ababyeyi mbanzi ko bankurikiye aba mama aba papa none hari n'ikindi cyiciro cy'abacecuru n'abasaza bakunda versus bakunda Lucky ariko nanone bigahuriraho kamwe n'izo ndirimbo zibafasha kugira ngo bagubwe neza bakunde Mike Kayihura ntabwo ndibuze kubwira ngo piano irihe ariko ndabizi neza 100% mfite ijwi ryawe hano Imana yaguhaye ndagira ngo ufate indirimbo imwe wifuza wumva ushaka ushobora kuririmbira abantu bose badukurikiye mu jwi ryawe iyo wumva ushaka ntabwo ndivuga ngo iyi ngiyi amahitamo yanjye atandukanye n'ayawe ariko ndabizi neza ko umuntu udukurikiye nituza kumuhereza indirimbo ushaka my brother baraza kwishima cyane the stage is yours thank you so much ku jwi ryawe I think indirimbo come on you naririmba I think it's a nice come on to all mothers fathers all people badukurikiye yes trying to be real
with the only thing, such a good thing. Cause even much later, I'll be waiting for you with the right song, Cinderella, Princess Layla, no it's not fair. Alright though, with the sirens in the backseat, siku hizi ni kama ni jela. What do you do, ninjewe tuvuye show. Ndashaka kumenyura cyari low, muzamure tujyane real slow. I wanna know what do you do, ninjewe tuvuye show. Ndashaka kumenyura cyari low, muzamure tujyane. Wanna love you cyane haya, come on. Ndashaka mbivuge mbishire radio, come on. Ita Come On, indirimbo iri kuri EP intwaza ya Mike Kayihura n'abandi bahanzi bariho. EP nziza, EP ubona ko ikoze neza cyane. Block D, ni block imeze gute man? Block D. Yo. Ibaze ko akantu kangumyemo me. Kangumyemo. Ndibwiye ko n'ingoma nayo izakuguma mu mutwe. Ni one of my favorite songs. Block D ni ko mvuga muri kuvuga appartement. Block D, Block A, yeah. Block D. So yeah, mu ndirimbo mvuga come through ngwino Block D yatuganire. Alright, so abantu bari muri Block D mwese aho muri hose. Shout out to you guys. Nice. Bukuru ni umuhanzi umeze gute kuri wowe? No umuhanzi umeze gute? Umukobwa umeze gute? Kuri EP ikintu wamubonyeho mu ndirimbo? First of all, umuhanzi female artist. Umuhanzi bake baba female artist kuri ngiye mbona bafite uretse ngiye nkunda kugereranya uretse no kuba umuhanzi personality. You know, ngiye mbona bijyana kabisa. You know, cause music ntabwo ari kuba ufite indirimbo gusa nziza. Ijwi ryiza gusa, yeah. Kandi ararifite ariko personally n'umuntu ubona ko abandi bamureberaho cyane cyane aba female artists. So kuri ngiye mbona she's a great representation y'umuhanzi nyarwanda kandi nyarwandakazi. Yeah. 96 flows cyangwa imyandikire n'ubuhanga afite n'ubuhanga wasobanura gute kuri wowe koze nawe urabizi kwandika ufite music muri wowe so n'umuhanzi ubona nyine ejo he hameze gute bro? Nawe n'umuhanzi mbona uri very talented, umaze n'igihe uduhuye umuziki. Nyine bwa mbere namwumvishe kuri projet yitwa Ratio na Betray na Diesel Last. Man, urumva nyine abamuzi bamwumva kuri hip hop ariko he's so talented. Abatabizi akina guitar, akina piano, n'umuhanzi ufite ya background ya music nawe kandi kuba afite your versatility, kuba yajya muri hip hop. You know what I'm saying? Ni package yatari kandi nanone ni representation ku bahanzi nyine bakizamuka kandi banahari kuvuga uti don't limit, ntukilimite. Urumva kuba umuhanzi ntabwo ari ngombwa gugume hano explore kandi kuri ngiye mbona n'umuhanzi nkuko navuze Bukuru ufite representation yo kuvuga let's keep going kandi nawe personality interesting guy too. Reka mfata imyaka 2026 mbenyeretse gatoya na 25 ho gatoya yabaye successful 26 na successful kwa dufite mo EP ahubwo nzenda 2024 na 2023 umuziki wacu wari umeze gute uyu munsi umeze gute iyo urebye nyine ibyo twavugaga kwaguka ukareba uburyo izo EP zigenda ziza uburyo tugenda tubona izo album concert izo branding zacu z'abanzi bacu turebye 2023 ubona umuziki wacu wavuye he uyu munsi dufite ejo heza hameze gute me? I know wavuze kare turi kuganira yo kuvuga ngo I have my crowds umuntu afite everybody has their circle. So nk'ubu ushobora kukubwira example y'abahanzi hari abahanzi bitwa Semasole n'abandi bitwa aba producer bafite click yawo, you know what I'm saying? Bafite ukuntu bamaze guhuza ba creating a crowd zabo ariko nanone ukabona hari abahanzi nka Bruce ukabona nka Kade bari kujya Tanzania ba Element bari kugenda bagakora izo collaborations. Kuba dufite izo different layers uvuga uti abahanzi bari kuzamuka bari kwishyira hamwe na crowd yabo iri kujyana nabo kugenda bashyigikira. Uretse n'ibyo n'abahanzi bakora iyo alternative sound bakunda kwita alternative sound, right? So urumva kuba iyo collaboration iri ku cyane East Africa ubu ngubu kuva 2023 kugeza ubu ngubu ahantu bigeze wicaye ukareba numbers ukareba n'ukuntu biri kugenda
it's incredible urumva ko collaboration nicyo kintu umaze kubona kandi birimo birakora urumva ujya muri Kenya ujya ahantu ugasanga indirimbo z'abanyarwanda zirazwi barazizi kumva Katerina irimo gukubita muri club you know like it's really cool it's amazing collaboration Imana irankunda uzi impamvu Imana inkunda hari igihe mba natekereza ku kintu kuza kukivugaho Imana ikahita ikizana ikagishyira kuri wa muntu ikahita ikingarurira ikambwira ati kimubaze kuko niwe ukivuze nubwo ari ibanga watanze Katerina kuri Bruce Melodie niwe wayanditse urayimuha indirimbo iba successful nta n'ikibazo wabigizeho kandi ari proud nawe yo kubivuga ati ni Mike wayimpaye nk'umuntu ndi umuntu nawe uri umuntu dufite n'amarangamutima izo feelings indirimbo imaze kuba hit cyangwa abantu bayikunze ntabwo bavuze ngo nayimuhereye iki yo umenye ukuntu niyo process yabaye yamamaga ndi home chilling home icyo gihe nabaga kwa mama naramamaga ngo ni Bruce ahantu uri nje kugufata ndagushaka so kuri nje amnayo ntango nagakoze ikintu nk'icyo so urumva niyo collaboration kugira ngo ibe yari opportunity kuri njyewe kugira ngo nubwo bwa mbere nari nkoze ikintu nk'icyo so yaramfashe yanjyana kwa made beats man ariko ari story njye nyica cyane afata icyo yaratwaye bands man Bruce Melodie y'umweru tugeze hariya kuri TV1 abapetero bave ku ishuri bagose imodoka twamaze hafi iminota 3-4 abana bari kububaza ibibazo basaze aho ko nabona bave ku ishuri nari nicaye imbere mu modoka avuga this is incredible you know urumva ko ndono bakubona kuvuga ati se kandi ngiye icyo gihe nari ngiye kumwandikira indirimbo yitwa Katerina ntabwo nari mbizi ko izavamo nk'uko yari imeze so kuba narayumvishe yarasohotse ikagera aho ngaho byarishema kabisa byanyeretse ko wow I can actually do this ntabwo nandikaga no kwandika no mu Kinyarwanda kubimixinga gutyo ntabwo byari ibintu nakoraga cyane so nkuko nabivuze collaboration fantastic collaboration ni nziza aza kugufata mugezeyo mwaganiriye iki bro kugira ngo indirimbo ndabyibuka yaririmbye muri East Africa's Got Talent niba ntibeshye ndumva muri performance yayikozemo indirimbo abantu barayikunda ni indirimbo n'uyu munsi abantu benshi barayikunda niki wibuka muri kumwe ariko noneho cyaguteye n'imbaraga nk'ubyo wari umaze kuvuga kwandika mu Kinyarwanda ntabwo byari ibintu byawe cyane ariko warabikoze you mix it uriya ni umunsi nibuka cyane kuko ndibuka ko tugera hariya muri studio twasanzemo abandi bahanzi bari gukora ndibuka byari Mani Martin na Chanel Michel I think twicaye hariya mu handi twakundi gutya tugusanga akantu ko kunywa ariko kumbwira story yetu avuga ukuntu yaciye muri izi story ukuntu yaciye muri Task Project Fame icyo gihe rero arambwira ngo I'm trying to write muri different layer kuko maze kumva indirimbo za kuri SoundCloud ndumva ufite ikintu kiri different by the way respect him kuko urumva hari abahanzi bamwe bicara bavuga ati nta kuntu ndi muhanzi yakwicara ngo anyandikire abahanzi turakorana you know what I'm saying abantu baba bafite abahanzi bafite indirimbo ifite abantu 10 na bangahe bayanditse so niyo mentality yo kuvuga ati reka mfate undi dufashanye kuko you know what I'm saying so kwicarana nawe akambwira izo stories zose avuga ati we ntabwo akora indirimbo zimeze gutya indirimbo za Kinyarwanda kumva iyo vibe nayo byamuhaye niyo drive yo kuvuga ati reka namwandikira ikintu kiri different you know urumva no kumuzana made beats umuntu twakoranye project nziza nawe so urumva nyine byari ibintu byiza nice urugendo rwiza ya collaboration twavugaga uyu munsi mfite Mike Kayihura afite EP ariko ibyo byose nibyo tuba twaranyuzemo dufite ejo hameze gute so far so good iyo urebye ukicara ukareba Mike ukareba project ukareba ibyo tunyuzemo ukareba aho turi izo opportunities igihugu kigenda kizuha nk'iyi platform bari bakwiye kwishyiraho ibindi bintu ariko turi kuyivugira nk'umuziki n'abahanzi ntekereza ko dufite igihugu cyiza ariko noneho agaciro uyu munsi dufite ku muziki wacu urakabona gute Mike abantu barimo gukunda umuziki wabo mu rugo kandi hari ukukunda hari no kukunda bita sounding neza ariko dufite quality muri iyi minsi indirimbo zacu ziri kwambuka indirimbo bari kuzikora remix indirimbo zirimo ziragenda so ejo hazaza ni heza ariko icyo navugaga niyo mpamvu ndi kujya kuri collaboration cyane kuko ntago twagera ahantu twenyine nta muntu ukora wenyine cyane cyane no muri music industry ikiri kuzamuka kandi birimo biraba kabisa so it's nkuko nabivuze ubushize maze kuzano kenshi ariko urugendo bivuga ko bimwe mu bintu bimishema cyane nuko nivuga ko ndi umuhanzi nyarwanda you know what I mean so for me I'm really proud and
Yeah, I think the future is bright, bro. All right. Yes, sir. Njyewe buri hari ibintu bya nifuza mu buzima ni byinshi nkuko nawe hari ibyo wifuza mu buzima turi abantu dufite feelings dufite ibyo twifuza twarangiza twibona cyangwa ntituyibone no big deal. Niyihe show niyihe concert muri wa mutwe muri bwa bwonko bwavuga ngo Imana izamfashe n'igihe nibigenda neza nibihe byanjye ndashaka guperforminga hano haruyu kubera ko I know nimbikora bazabona ko umunyarwanda nyine afite icyo ashoboye. You mean like a proper concert hano nawe nifuza kabisa bro me ntakubeshye ngiye man gutekereza worldwide bro. Worldwide 100% man. The biggest stage possible kandi numva ko mbishoboye niyumvamo muri nge mbishoboye ariko nanone nkuko navugaga numva ko mbishoboye ngo kuko mfite abandi hafi babona ko mbishoboye. You know what I mean? Uretse abantu babyumva uretse nkawe unyumvita turi kumwe hano iyo mentality bikenewe kuko niko abandi batekereza ni nayo mpamvu bari hariya. So for me I think the best stages possible zibaho kabisa, you know? So yeah man, very proud. Thank you so much for the EP na team yose muri kumwe mbwiye ngo ntago mwakoze ubusa kubera ko mfite nobody mfite Camon mfite Inkuba na Treasy mfite you and me na Bukuru mfite True Story na Block D. Akazi mwakoze mugende mwicara ahantu nimurangiza musuke wakarahure kamwe mu ngo Imana yarakoze cyane. You enjoy buriya nsigaye mbona hari ibintu urabona kuntu twicara tuvuga ngo Imana ngo uzamfashe nkora ibi uzamfashe ngere kuri ibi ariko iyo tumaze kubigeraho ntago twicara ngo dushime twabigezeho. You have to enjoy. Wamaze kubigeraho ukavuga ati nabigezeho tuenjoying nyine tuvuge twabigezeho na team yose. So mugende mwicare muvuga ati yaho EP twayigezeho abanyarwanda bagiye kuyumva isi yose igiye kuyumva. Come on abantu barayirebye almost 4M kuri YouTube. 1 million ntabwo turageza 4. Oh yeah, almost kubera ko niba 3 weeks mfite 3M bivuze ngo ubwo nyine ikindi cyumweru ni 4M ukwezi bizaba birimo, right? Alright, thank you so much. Appreciate Imana ikomeze kwagure ikomeze iguhe nyine izo mbaraga zo gukora iyo music iyo craft yawe uyereka abantu. Twagukumbuye iminsi ari n'abantu bicaye bavuga ati ariko se ntago dushobora kubona iyo concert. What do you think about the concert? I'm actually nibyo ni ibintu biri mu gikorwa nzabatungura rimwe bakubite dates ariko mutekereza iki na team tuvuze ngo